mumvugira ngo amen. Nubwo ngiye gushaka umubyizi nyine ni ku mbuga yanyu, mutampaye uburenganzira ntabwo byavamo, ariko Imana ishoboye byose itanga ijambo. Haleluya, mumvugire ngo amen. Kuba ndi hano rero ntabwo mbasumbya kuvuga, kanisegure ku bantu bakunda kugira ibindi bintu batekereza. Simbasumbya kwambara neza, simbasumbya kurara neza, simbasumbya kuvuga, simbasumbya guhanura, simbasumbya kuririmba, simbasumbya kuvuga ijambo, ariko kubera Imana yacu ari Imana irebera hose icyarimwe. Munterere haleluya. Yabirebye isanga n'umuntu waturutse Musanze nawe agomba gukora ku mbaraga zayo hano. Muvugire ngo amen. Yewe rero ubu ntabwo nyikiri umushyitsi kuko mfite ifishi. Umura guhimbaza byo n'ibyanjye turabivangamo, nabyo byica umuzimu. Mumvugire ngo amen. Ariko mbaye mbahaye mishari, buri wese uko ashoboye kwica umuzimu ariko awica. Wawica urenya gutya, wawica utambitse, wawica urambuye amaboko, wawica ucuramishije amabuno, ariko mumvugire ngo amen. Abatipe bari hanze batagira itorero babarizwamo ni munterere haleluya. Abo ngabo ni abanjye, mumvugire ngo amen. Umuntu urabyiga abana abatipe mwebwe mu ndiri ziri gusa mwereke ukuntu bakubitaga ijipo. Mumvugire ngo amen. Hano buri muntu wese yibonamo, mumvugire ngo amen. Waba washyize iherena hano, waba warishyize ku zuru, waba washyize ku mano, nimero yawe yaba iri ku gitsi ya telefone, niyo ndi kuvuga mwana. Nimero yawe yaba iri hano ku gitsi, icyangombwa ni uko Imana yaremye byose, twese yatugiriye ku musaraba. Mumvugire ngo amen. Yacunguye amaraso zitwa nanjye ndimo najya ndirimburwa rukundo kugeza iteka. Bwira mugenzi wawe ngo karabaye. Mbere yo gutanga amatangazo dayimoni iyo ntayira aha ngaha, buriya na bamurozi yaje yakijijwe ntabwo yaroga ntabwo byava. Ngahuga mvugire ngo amen. Ubwo yaje azi kuroga ngiye kumubwira amazina, aho mvuka, uko nitwa, mama uko yitwa, papa uko yitwa, sogokuru uko yitwa, agenda aroga imyirondoro yanjye yose arabayibonye. Umva nkubwire, nubwo waba ufite ubugendera ku ntara, mumvugire ngo amen. Nubwo waba ufite ubwo wohereza mu mahembe, uyu munsi dufite imbaraga zirabikubita ibyo byose. Haleluya. Maze ni ijambo rivuga ngo ibigutsikamiye uyu munsi ubikubite. Iyo Yesu ahageze biribwiriza, gira mugenzi wawe ngo byitirize. Hagira umuntu ugukurira shitani mwana, mumvugire ngo amen. Hagira ugukurira iki? Waje nivuze rero, nivuze amasegonda 30 yari make, ariko ubu umenye umwanya ubonetse. Amazina yanjye murozi nawe mupinzi nawe muntu waje nuwaje gukizwa byose mugiye kuyumva, mugende mukora system mushaka. Mumvugire ngo amen. Amazina yanjye nayingeneje rimene, ndi umumama w'abana 4, ndi umukristo. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Uzina ry'umwana nitwa Mama Bill Gates. Uravuga iki? Uravuga iki? Kugira ngo umuntu usange yitwa Bill Gates iri no mu gatabo witonde. Mumvugire ngo amen. Ndi Mama Bulisiri ariko iryamamaye ni Mama Bill Gates, ni nawe
mumvugire ngo amen. Nitwa mama Burisiri, mama Benisire, mama Berise, mama Birige tijya gutanga misi. Haleluya rero. Niba uri hano haleluya. Yewe rero hari akantu ntakundaga kuvuga ariko ngiye kukavuga. Aba twabaga n'ibyo bintu bihangane mumvugire ngo amen. Yewe ipantaro yanjye yaravuze ngo ntera umwaka. Ikisheri iragenda. Ikimara kugenda nari ntuye mu kushyamba mpita manuka umuki. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Yarambamaga yarambwira ati rero mugore nari mw'itinta ya kane y'amezi 3. Atagira ugira ngo ngiye gushaka isoko wapi. Ipantaro zamvuye hano we. Dufite Imana rabi. Abashumera bagabo banza mutere haleluya. Dufite engineeri tabibabwire neza. Aramamagara arambwira ati ngwino hano nkubwire. Yaravuye hanze yarakubise imyaka myinshi yarasize mfite inda. Aramamagara ati ngwino hano asanga narabyaye. Ndagenda ndavuga ntibura kuba yasize nta mfite agasanga narubatse agiye kunshira. Genda ni fiye napimaga ibiro 38 nyine urumva nta systeme byari byaranze. Nari nararumbije hose. Muvugire ngo amen. Haba kumba buno hari harasenyutse. Mu biganza hari hararumbye. Amatema gari gararumbye. Nta fumbire nta kayire nta kadapu mwana. Ari nararumbije. Muvuge ngo yari yararumbije. Mugabo wanje zawe yarubatse. We yarejeje. Ipantaro ariko nga kujyamo meze nk'iramushungu. Arangiraza n'ifiyeri byinshi ariko ritari n'Imana. Mumvugire ngo amen. Hari igihe baza ariko bitari muri systeme mwana ujya kwihangana igihe byagiye. Mumvugire ngo amen. Arangira ati rero mama Burisiri mbabarira uza hano nkubwire. Genda n'ifiyeri no kurumbya kwanje. Ngeze muri saro rero arangira tumva. Guhera kuwa mbere kugeza kuwa 6 ku cyumweru baba bagiye gusenga. Ukongera ugahera mu mwaka wa mbere nagushoje kizamo ikinyamusanze. Haleluya. Ukageza mu myaka 15 tumaranye. Nta cyiza nigeze nkubonaho. Uri mubi. Nubwo aba ari kamera nabivuga nawe harakumva ko nabivuze kandi. Yesu we. Uri mubi. Imbere n'inyuma uri mubi. Muguteka uri mubi. Muri system uri mubi. Itangwari igicure mwana cyo kwa muganga. Navuye yorero yarigendeye. Wero umusa itagenda. Naratashe mabuko arampambiza. Arabatumva. Niwe watumye umwana wanjye agenda. Ntago waruba. Nambyana umukecuru. Ubwo Imana Imana izantabara. Icyo gituma ntamwara. Mumvugire ngo amen. Kumbaye nkamuzura kare bundi we ariko burazabibona tugeze mu ijuru nta kundi. Mumvugire ngo amen. Ariko ngira Imana ni nubwo mama wagiye ariko bakuru banje uzababesheho baramubanje ubabesheho na mabupabe kugira bazamenye ko Imana yari yavuganye naje. Tugasengera umurozi gagende uyazabe ukiri uburozi. Mumvugire ngo amen. Indahita gutera igitsu mu muhanda uvuge ngo inde yabipfuye we izabeho kugira Imana ni gutabariza arebe ko yomoye urugumo. Haleluya. Nangije hambirana abana 4 ndagenda. Ngeze nkondesha inzu y'ibihumbi 2 nayo ikaginanira. Mumvugire ngo amen. Ndagenda urumva nta nakayogi nta n'igihumbi nta na 500 nta n'ijana. Hajya mburara idirisha. Ariko Imana ikambwira iti mwana wanjye yavuganye nawe. Amen. Cyagiye ku musozi hindabyibutse. Iyavuganye nawe cyagiye uri mu buvumo hindabyibutse. Iyavuganye nawe imiryango itagushaka ati ndabyibutse. Ariko haleluya. Ati muri uyu mwaka ndi kukumva Uwiteka ndi Imana ije kubana nawe. Umuntu abimpanuriye sinavuga ngo amina. Abana nkurikije batagangaye abahanuzi nkeneye icyo nzagwaho no gukorera Imana.
ndagiye mfata amasengesho y'iminsi 40 kuko n'ubundi ntacyo kurya nari mfite nta n'icyo guha abana. Ndagenda ntira umudiyakoni ndamubwira nti rero kuva upima ubushera umaye amazi wogerezamo ibikosa abakiriya bamaze kunywa nindangiza nyashira abana. Umudiyakoni wari unyoboye muri korali nge ndidirije wari perezida. Ayo mazi y'ibitari ngiye kuyashira ingurube ndamubesha kandi yaranze ariko nkoresha ikinyuma gitagatifu umwana biremera. Ankubita ikibase cy'imikondo ndagenda ndabongeramo imyanda yose ngira abana ntumva mujye murya ibi biteri nibizashira muzantegereze nimupfa muzagenda n'ubundi ntimuzakura. Haleluya! Ariko ndashimira Yesu ufatira idafatika we akarigira ibifatika. Haleluya! Umvugire ngo amena. Yesu ntaryo jambo nigisha ariko riraje ajya guhumura impumyi yari yemereye gutegeka ati humuka ariko aravuga kugira abapinzi bemere. Afata umukungugu bahoze barakandagira abana biriwe baranyara barejeje kinagusa. Haleluya! Arangije afata umukungugu ni muri Yohana 9 mumvugire ngo amena. Arawufatira avuga ati sindajya no kuvoma kuri robine sindajya no kugura inyange. Mumfasha muri kubyumva neza. Sindajya no kugura inyange ahubwo uyu mucucu ugiye kuvanga n'amacatwe yacu. Nitabikora sisiteme. Yesu arabifata arabihuza afata ibidafatika. Burya umukungugu ntabwo gufatika. Mumvugire ngo amen. Abigira ibifatika bihumura impumyi. Mumvugire ngo amen. Utabona nigaraguye handi birema bitagenda rero ubwo araba yafashe ibidafatika akabigira ibifatika. Haleluya! Fata n'abantu bategetse n'abapaka mu mana. Mumvugire ngo amen. Buriya nizere ko ku mubatizo tuzajyanaho n'abantu benshi muri bana bari hanze. Nzababwira ukuntu Imana yandenge tugahita tumanukana muri Yorodani. Mumvugire ngo amen. Haleluya! Yewe imbaraga 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 zikiza imbaraga zikiza imbaraga
ntabwo naje gushaka amafaranga. Yego meze neza. Haleluya. Na 40 narayimaze sinasaba amafaranga. Ntabwo nayasaba. Mumvugira ngo amina. Ntabwo naje kubaka abagabo bayo. Mumvugira ngo amina. Sisiteme yanjye yarabatijwe byararangiye. Haleluya. Udahimbaza imbaraga. Mumvugira ngo amina. Ntabwo byatuma ndurira Virunga ngataha i Musanze. Mumvugira ngo amina. Wahimbaza utahimbaza nta muntu urasubira yuko yaje. Uraruhira ubusa ntawe urasubira. Ntawe urasubirayo kuko yaje. Mvugira ngo amina. Mutere haleluya. Hallelujah.
kabiri noneho ku cyumweru azayakubita ku buzima gahimbaza niyo mpamvu haleluya haleluya mama munambitsa mabuno n'ibintu bitibitugo sezerura umuzimu wo kurunda kugira ngo badasubirayo ntabwo wagira uko nta pandaro ngo ubure n'amabuno ntobya nibiba kugira ngo nsezere uyu muzimu ngira mugenzi wawe nanjye ndamusezere mushumba rero ubona wabonye umukoro uragura urusengero mbakubwire uzajya hari no gukodesha ariko twe dusenge none ko mbona ibintu byakaze none birahindura sisitemu zisubiza inyuma mu kujya ngo tubaba benshi kandi bafite umumaro atarushe abandi bamaze kuruhuka amafaranga agarimo haleluya kubyara turi kubyara mu kugenga mina abagore bananutse twarubakitse mutere haleluya ipantaro zitagira amafaranga agarimo ipantaro zitafite mutere haleluya ngagiye kubona farata ntabifite niko tuwambaye kugira ngo ndebe ko umushumba baravuga ngo ntaya hete nta umushumba baravuga iyo haguruka ndatamubwira ntirakwishyira itwitira ameze nk'umwadeperi n'ubundi kuva muri adeperi ibyansenze ngo rigirukeho yego iyo muri adeperi narindi dirije mu paruwasi yose amatorero nk'icumi ndi umudiyakoni ndi umuririmbyi ndi umuhanzi ndi umuvugabutumwa utagira ngo naje ndi imbobo muvugire ngo amina ntabwo ndi imbobo iyo nsanga mucyumba nta mafaranga afite nari nahita nsubira umusaza nk'ubwenge kandi tuyice ndabona mu itorero ry'imbobo ariko kubera yesu yakubise umuzimu w'umugobora tumusezerere yesu yasezereye ububobo ubundi nari imbobo isenga yewe nakoze ububobo 15 yose y'ubugore nta faranga umva nta n'icyo kurya ariko imana irengera abera kugira ngo amina umugabo yabuze icyo abonamo imana irakimbonamo ababwira akantu nkomeze ikorasi ejo bundi yabwira umuntu ati shyiramo nimero y'umugore wanjye muri telefone nurangiza ujya kuri watsapu ndebe ko yaguze telefone ahajya agasanga mva meze neza ntabwo nari nambaye nk'ibi bintu biba biguruka impamvu nabyambaye ngo kugira ngo ubuzima atancika ndi kwiramira buriya hari urugamba wambara bitewe nasigeza hano mbona urugamba ruhari rero atari urwo kwambara izigeza nkajya kuhazamura bati dore uko bimeze sisiteme zikanga niyo mpamvu nambaye inturutire buriya harimo n'ipantaro bwuhirije naje nikwije nubwo nakwicirika muri iri dirisha mfite uwo agiye kuzana ntabwo nakwambara ubusa kugira ngo naje nikwije arangije araje nari nambaye neza ntabwo yari mini kandi ntabwo yari igeze ku biti nka gutya kuko nayifotoje ntacyo nitayeho nikubita kuri watsapu yereka umutwe ndasokoza ndavuga ntinisha agasuzuguro k'abazima umugabo yakahagera rero ati iyi nimero ni y'umugore ga iyi foto ni y'umugore yakanyabikiye kuri watsapu ati hayi umeze ute kubera ko ntari nakamenya uwo ari we nanjye ndamusubiza nti guto ariko nta bantu bamaze kubaho ngo batere haleluya nanjyandika mu cyongereza umuntu wari nyoherereje wize ati gududirija nanjye nja gushaka ko kamishaje ndagakopera ntabwo nize buriya opera kamishaje nandika gutya kiraho o ebyiri kugira ngo nitumuze nanjye nandika ntigudu abaransubiza tumeze uti arabisobanura neza bitamusubiza akantu kameze gutya kimeze neza
mu rugo ndamubwiriza numva sheri kugira mwice umutima sinavugana n'umuyede hariho igihe umva byira icyo kibazo uti sinavugana n'umuyede urabona ndacyari mutoya iyo sisiteme zizanye ibibazo nakamuntu nkabwira ntumva wamana watorongeresheje sisiteme yacu nari mfite 30 urayitorongeza none mfite 4 wanteje abazimu manuka kuri teruzi uca muri kibazo hahita njya mu cyumba hahita njya amahara kuri materu yarayipange ntabwo girara ku mufuka ibyo nabyo byica ubuzima batavuga n'uwiteka nyir'ingabo weho waje izengeza abagabo bantu ngwino uca muri kibazo igahita imbira uti mwana wanje kugira ngo amina ku bwanjye nzabyikorera wafashwa ariko atatuka izina ryanjye ahita nsohoka nkabwira umuzimu nturamwaje kugira ngo amina amina haleluya nintera imbaraga rero umve ko hari aho zambuye nawe wikirize ko hari aho zigiye kugukura ariko haleluya hari abantu bafite uburwayi bwanze gukira ngo mbane bo gusezera dayimoni duterane bamaze kubijamo neza batere haleluya sisiteme zahindutse narababwiye barasi narababwiye ntumunsi nzakandagirayo neza nzabasezerana nta ngabo ariko kivuga ngo satani ntaje bagira mu ijuru nta n'akarago ntakagutinye imana irambwiye ngo kubera yuko bose waba boshwe murabyumvise se kubera yuko bose waba boshwe ni ibintu biri kuza biri kumwiyomekaho bigatuma uburwayi buba karande ariko imana irambwiye ngo yabashe bose wabo yabashe bose wabo irambwiye ngo irababohoye imana irambwiye ngo mbwire uyu mumama uri hano wisezereye uburwayi bwawe guhera uyu munsi namufashe haleluya nabwiye imana nti ntabwo nabura ipantaro ngo mbure n'amavuta ntabwo byafashe buriya ipantaro yubaha ntabwo nabura ipantaro ngo mbure n'amavuta ntabwo byava nubwo yabikoboye cyangwa ngo nuko ari ipantaro nubwo yaba agenda apfuka ariko agaciro ntigashira mumvugire ngo amen aba bafite mu bafate neza kuko hari abari kuyasenga mwana aramutse acomotse imana imubwiye ko ije kumufata yagusezerera unyishyira kugira ngo amine dusenga twakira ibyifuzo by'abantu benshi ibigangije mu bantu ni ukubura abagabo ubu mufite umufate neza kugira ngo hamene ariko kugira ngo kubwira abamama bafite abagabo ngo ni imana iziritse abagabo baba kigufiya iyo utabaziritse kigufi nawe byagucanga abo byacanze se udusumbya isura umva nawe byagucanga ariko kuyituye aheraho mu ijuru ipfa kuba ikitwemera iraje ibaduhereze mwana abagabo bacu baduhe ababajyanye bategeze se
korari ngiye n'abari mu muhanda muyitere nandikiriza haleluya ndaje mu ijambo kubwiriza byo muhumure umwiriza ndabwiriza kandi no mu kibwiriza turabohora uko Imana irabishaka muvugire ngo amen ariko Imana irambwiye ngo mbwire bariya bamama bafite abana batagira indangamimerere yuzuye muvuge ngo ubusigiye kubivuga mu Kinyamusanze mwihangane si yegora mushu niyo naturutse nimbanga b'ikinyaruhengeri mwihangane igisirimu ndi kugenda gifata rimwe na rimwe ngeze i Kigali ndi kugipompera aba navuze nti wi ayiro mubwira gabina neza buda rumuntu wabwiye hata sasa wasani nangahe mubwira sasa wasani ye ijana na 30 ari umuntu wangaje mani mbaye miliyoni 130 none njye nabutuza hisasa wasani akoya yongeraho n'ibindi ntabwo nize kugira ngo amene ariko nakasasa wasanje ubibye mu rwose umva hahita mugana amazina ni mama Bill Gates ubuze ko nakoye n'ukuri mumvugira ngo ambe Imana yabwiye mubwira abantu babyaye abana batagira systeme y'ipantaro irambwiye ngo ikinyendaro kibonye se Imana
gukora ibitangaza tukabona utaravangiwe tugakomeza tukihanga ariko nje ndamutse maze ibintu naramara imyaka 2 mbahubwire bantera n'amabuye niyo mpamvu nasabye Imana imbaraga zimira mw'izina abanyamadini bahaguruke babwire uko Imana igiye tugere gukubita uyu muzimu bataza guteza nk'ibyabo kubitira umuzimu Mana kubitira umuzimu Mana we ryakuza muri ideni nta soni rigira iragenda rigafata umupapa ufite vewipi rikamuta muri kerede yagira ngo yakenyera neza rikamwandagaza igipangu cye bakaba baragitejeje ariko ituye aheraho mu ijuru mumvugire ngo amire yanyishuriye ideni nta rubanza mfite yanyishuriye ideni nta rubanza mfite arahimbaza ikideni kigahita kitambika kigafungera feri hari amanguni kiturabyinura be mukanya naje tubonane ariko tuyaheraho mu ijuru nimumvugire ngo amina muvuge ngo tuyaheraho mu ijuru kubw'imbabazi zayo iraje yishira ideni nimba uri gushidikanya ngo umuhaga nimubikiririza ariko mumvugire ngo amen. Abantu bafite amadeni buri wese Imana irambwiye ngo nagenda yabarure. Haleluya. Imana irambwiye ngo mwese muri uku kwezi muri uyu munsi muri uyu mwaka ni Imana isize hasi toka ku matagi reka mabwire nagize ideni y'ibihumbi 600 nta kugurisha nari mfite ipantaro yanjye yari yaragiye urumva naho gutatira mama nawe yaramaze gupfa mushingwe tariki ya mbere kuvunana urumva byari byazambye mabuka ari umuntu uciye bugufi ntabwo yari yabona 600 baramubanje bo nabo bari basanyutse mu mifuka nta kintu cyari kirimo kandi bari bananyemera mumvugire ngo amen. Mbona twanapanye ntiturakura wenda ngo bamwe bajya kuba abashumba basisabe keredi iyo bari gukora akazi nabo baba bakiri batoya mbwira Imana ntiwarandengeye mumvugire ngo amen. Ngiye kugukorera siriburisi mu buzima utazibagirwa muvuge ngo amen ariko ndangije fatira ibabi by'intusi muri kwirera intusi hajya mfata ikibabi nkavuga ngo ikindi 5 mumvugire ngo amen. nkabara nageza ku 100 ngashyiraho umujereti
ugende tawo gushyiraho baguze bashyira ku mafaranga haleluya ariko haleluya ndangije nafunga ibihumbi 100 ngateraho umujeneti funga ibihumbi 600 ndabimanukana mu buvumo bita Darifuru ninjye wari uri buyobora iryo joro ninjye wari uyoboye iyo gurupe ndabije mbwira Imana nubwo nyoboye gurupe batuziho imbaraga ariko natwe tugukeneyeho iki imbaraga iyo bazi ko ari wowe uri buhanure bahita berekeza imitima iwawe bakavuga ngo iyo yamuhamagaye ikamutegeka iyo araturengera muvugire ngo amina nanjye ndavuga ntiyanyemeye ipfa kuba ikinyemera nanjye ngiye kuvuma Yeriko y'amadeni muvugire ngo amen haleluya ndangije yembe manukana mu gafuka bibwira yuko ari imyenda n'ibwamba yapfuyemo kuko harimo icyondo naho ngiye nizaniye amababi yo kwatura amafaranga narayoboye iteraniro ariko natendereza nahanura nkabwira Imana ngo wibuke ibintu nazanye hariya ntabwo naje gukina nawe bira bihumbi 600 ndabibohoje iri deni nirinyanika ntawo nzongera kugukorera n'izina ryawe zaba risutwe Satani yavuye mu ijuru yibwira ko ijuru ricitse kuba ariko ritungana kurushaho umvuye mu itorero umunyabyaha aho ryatungana ariko ntabwo Imana yatakaza umukiranutsi kugira ngo amen haleluya umukiranutsi Imana iragukomeza umvugire ngo amina ndangije Imana ikora mu mukozi w'Imana arambwira tumva Imana irambwiye ngo ikwishuriye ideni itambwira Imana ubwo nta yasubiza yasigarane ubwo ndajya gushaka ameza nyasigamo ndataha kigera mu rugo umudamu wo ku Gisozi aza kumpamagara arambwira ati rero ndi i Kigali ati kugera i Kigali ntangaye ntago nari mbizi bwari bwo bwambere n'ibihumbi 3 navaga mu Kinigi ntaragera i Musanze 3 bishira ntaragerayo agasi ubundongera mbaza yandi ko nta na telefone koko yari yambwiye ati nugera ku murenge wa Gisozi umbwire ko wambe ndaza kugufata noneho kambasetse nageze ngira Ngarama ndavuga nuko buriya bibiri nishuye mu mujyi nibyo bariraga ndi kubona abantu bari gufata inyama buruceti mwiha burya Imana shayikura abantu kure kambabwira kandi Imana yaranyandagaje ariko irandengera muvugire ngo amina ndangije najya muri pasiteri ariko sha mumvugire sha mu Mana ni heza muvugire ngo Imana ni nziza yubaha ngeze Nyirangarama pasiteri ati ni minota 5 yo kurya yanyu Imana ishimwe itikanda ngiye kwigaruza ndadirika no kuba ibirayi ibirayi by'ibihumbi 2 nayasenga ntibangaruye ndayirengagiza haleluya mwaha Imana icubahiro ko yatuka abantu umugabo nkubita ibirayi rero nari mfite ibitabo hano urumva ntari yarimo ibirayi ndumubwiriza yahise abimpa ntarishu ati madanga yishura ni shofera kwishura umugabo ati shoferi wikwatira motoka hano hari kibazo ati bigenze ati uyu mumama wamufatiye 2 bye n'umwishure n'ibirayi shoferi atumva ntayo yampaye tinago heza ukampereza agapapuro ariko mwatera haleluya tuzinga agapapuro wampaye karafuza utanzakulitikira viruka abantu bameze nk'uko nari mbaye icyo gihe ngo banterere haleluya Mushoferi yunama muri dirigisi wala bari vuga abantu bageze ni dirigisi yo mukuja muri dirigisi
yandaritse yanyihamagara yereka mvuge ndirigisiyo je nibyo nziza zavare wapi zamagana ndakwiga amategeko y'imodoka nuko umucyopara areba muri ndirigisiyo bisubiyemo nushaka impagarike agarije aho wambere uhagaritse mumvugire ngambi ariko abari kumva ndirigisiyo mutere haleluya abari kumva ndirigisiyo mutere haleluya abantu b'abatabawe bakivuga ndirigisiyo atumva mada nibwo wa mbere bazi Kigali kuba ariko na mbere nazi Kigali ntobinde bafite viruga imodoka iri maze iminota 8 batabagenzi bose muvemo duhuye n'ikibazo Imana ntibiteze ikibazo mbaye Jonas ntabwo ndatuma bagerayo koko Imana mfanda kwiyama tumemba Yona kabisa ngiye kwivurira umuntu ku gisozi ngurure shatani mumvugire gamen Imana iti ninjura gusebezura Fikiraga misi baba papa je na telefone nari mfite ariko akakantu ndakavuga n'igihe nzaba ndi kwitu kugira uyu mupapa wanyishuriye ibirayi azabimenye n'ukuri wenda azatuba inshuti njya mubwira gukomera kw'Imana mumvugira ngo amen harimo abapapa bameze nk'abantu bari ibirayi ubakitse batarumbishe umupapa ati mada nanambaye rondoni bambaye mu basangwa butaka je nimwe naririmbaga bankubita rondoni nari ndi kugenda ikagira ngo shiriririri ntariko mana yanjye we mana wanguye mukanyura yitera mana wanguye aho wanguye abatukuye umupapa ati rero shoferi ntabwo bibiri byabuze abagenzi kugera i Kigali uyu mama manje akagiye kumwishurira ati mada wari ibyanga inoti ya kabiri ku noti nkuru uvuye kuri beneri manuka ati bibiri ubusura bimaze ntumva nari nanabirangije ukaje gusaba Imana ibiryo ngo ni ibigwano by'ikorano bijyana ku musozi ngo gusengura be ko batabiroze weho rya niba biri mu burozi Imana irica umvugire ngo amina ari umudamu wambwiye ati rero waransenye Imana impaye igitenge umukuru wanjye ati none umuntu yampaye igitenge umukozi w'Imana twaturi kumwe arambwira ngo genda ikijyane ku musozi ujye kugisengera namubwira nti kuvugira gucurana umusozi kimwe ntabwo nasaba Imana ibiryo ngo mfate iminsi 3 yo kwiyiriza n'umunsi wije nzabura umuceri ku musozi kinje n'uguhita ngurya wawa wawuro gitawuroga ufite Imana ikubita amajiri haleluya Imana impaye imodoka ngo hari igihe izanyica wapi wayigendemo ukora kuri ndirigisi ukumva umuntu nyimata kuguze nizaguhitana we hasi yaguhitana utanayigise uri kurinda wandurira abapapa Imana hari imodoka ngo zirabahiritse nkandi we hasi uko bakanagiye ubutsimba uri kunyuza mu muhanda utagira n'amatoroshi haleluya je Imana impaye imodoka ukampanurira ngo niyizanyice nahita nkubwira nishyira hafi ukarenge ngakanagira ubundi ko leta iri kuvuga ngo abantu bashyire ibinyabiziga mu muhanda bifite amatoroshi bitawe bifite itoroshi mutere haleluya narangiza nkamubwira nti ubw'Imana ikwemera cana toroshi
toroshi yica kinyabiziga cyawe akabura itoroshi mu maguru je nkahita nkora kuri kore suko. Haleluya. Mani guhaye imodoka ugiye gurukizana umukanyarira iyi modoka itazambirika mani ubahubwira nibagohandura ko imodoka yawe izakwicuza ituye ngende mu myaka 50 kure mumbwira ngamina we ndangije narenge babwira nyirangarama yabaye nyirangarama yewe we umupapa nyishirira 200 arambwira ati baguhe n'ibindi Imani kukuye mutene bakukubirira kongeza n'ayandi kira mugenzi wawe ugu munsi ratwishira idehe n'indishyi Haleluya. Ati none urumva ashobora ibyangaye ibiti bya bibiri ntabwo nabishobora inzara iri gushira ariko icyo gihe nari mfite inzara mwana ibindi bya bibiri nta kintu cyo gufatisha urafatisha ntabwo narafasha byitwara ntabwo nenze amazina ariko nshobora guhitamo uruzina nkasanga ni ikiyoga ndavuga ndafatisha kiriya kintu kiriho inanasi mubwira ngamira kiri mu manure ya jiri y'inanasi Yesu we Haleluya we namenye namira gicyo ndi kubwira Imana nti nubwo nsebye ariko uransebeza inzara irashize nagukubitiye ikintu bita ku kirayi na jiri simba ari kumwe amazi zara y'ikiraro nirashize ibi nabyo yari yarabivuze Haleluya we Haleluya gukorera Imana ni umushinga udahomba dore ngaho bari kuzana amazi mumvugire ngamina ariko Haleluya Imana irangije inyishurira ideni ry'ibirayi narankubira nageze i Kigali umumama arambwira ati none uranywa iyihe fanta ndanywa iy'icyatsi imurambirwa ntona naja mu kibwiriza ndacabaho ubuhamya bw'ukuntu Imana yandengeye mwana ningera mu kibwiriza aho ni makutana umuntu wari ibirayi by'ubuntu ngo yabura ikibwiriza kirazira ntabwo yavangira kutana niho abantu baziye mu bugari n'abagize utse barataha bari kugenda kubera yuko twicaye imbere y'ivuga bikaba yategeka bigakomera ngeze yarambaza turanywa iki ndamusubiza nti ndanywa iy'icyatsi iy'icyatsi ariko ngo yitwa ngo kiro ariko mana warandengeye we ngo ni supurayi aya mazi yitwa ngo iki mumvugire ngamira iyi muri Yesu birahinduka mwihangane arangije ati uranywa kwaje uramushushe ngira ntubwishushe abagani umudingo urukumagamba zibicutsa agiye kurucanira ati ayo matara kurucanira ntabwo byagomba ndigenda wikonje yarayizanye nari mvuye kwishama imvura yari yaho ziri kugwa ejo nahise nk'ukitinya mwana ubera ubukonje bwa fanta Haleluya fanta yaramanutse ijya mu menyo gira Imana nti none ko naje ku kibazo cy'umwana warwaye mu mutwe iyi fanta ikaba indandu yamenye ubundi ahanura Imana iti humura ndahindura sisiteme mumvugire ngamira ndangije iryinyo riba ryantangiye Imana irambwira iti babwire ngo nta kintu na kimwe urakora mu gitondo Haleluya urarura itegereza uko urugamba rumeze ndababwira Imana irambwira ngo nta kintu ndi bukore nditegereza uko abazimu baje bameze ndebe n'amazina yabo mu mama ati gufasha mumvugire ngamira ariko iryinyo ryamfasha nanga kuvuga ko fanta ntayiryinyo
umvugire ngo amen. Natasha bararikura urumva tarabazimu barijyanye ko abazimu b'umururumba mwa umvugire ngo amen. Ndangije wa mumama biremera ubwita kandi 142 mwabyumvise kivayo bitankomereza ko Gisenyi hari upapa umaze imyaka 10 atoragura amashashi banaramubuze ngeze tujya kumushakira Rutsiro turangije ibyumweru 2 umupapa yari yakizuba yabaye n'umupasiteri mumvugira ngo haleluya. Umugore we nawe arambwira ati rero kubera yuko wadusengeye nta mafaranga uduciye ngiye kuguha fanta. Arayabara muvugira ngo arayabara 100 200 300 400 atabapfumu bariyinze 10 none mani nyereje umuntu 500 ageze kuri 600 byabe babibye ntuzi oya abize kwishura mutera haleluya. Babihumbi magana iyi nkuru ni yambayeho ntabwo nabimvise ku bandi ubwanjye 600 ubwo ku Gisozi umuceri wari wabonetse n'ibirayi n'ifiriti bayita gasote mu giti cyane na sote muvugire gamini. Ndangije 600 naragiye muvuge ngiye Imana ikwishuriye iguhana bonasi. Ndangije naragiye umumama w'umunyakiniga arambwira ati reka ngutize imodoka guhe n'umushoferi ugenda ahantu uri n'ideni kugira ubuzima bwe burundu wazazengere uje kubishira ugendeye no mu modoka. Narifashe nikubita mu modoka bitankubita ngo rinete ntarwaye amaso nicara imbere kwa shoferi inujya uragera ahantu hari abantu benshi ujya uramanura ikirahuri ukoza amahoni watsa amatara y'umweru n'umukara yewe imbaraga 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 zikiza bavuga batura mugore n'ubwo azi kubyina n'ubwo azi kuririmba n'ubwo azi guhanura ariko we byaranze. Ndababwira nti nuhagera pariki nta pariki yari hari nabyo ntupariki impande y'umuhanda abantu bose baza babireba yaraparitse. Ndangije tanga itangazo umuntu wese mama Burisiri yashobye itsinda ryose mama Burisiri yashobye mutanga amatangazo yaba undi 100 yaba undi masehane muze bishuri kubera ko Imana yahinduye. Naba nibagiwe nabo ntayarimo baraje ngo barebe ko ndaseba bera ku giceri cy'icumi muhereza itsinda ariko rumubare rikankubira n'ibihano ntiwarushe narishyuye rero najanye 900 birahashirira. Haleluya. Hashirira ntahandi guhimbaza Imana mu modoka ndiko babwira ngo bari bazane barashahe kw'ijuru ritabaye bose babireba tuzashima Imana bose babireba. Umumama sherimene baramate bose bashinama na bose Imana bamuina
bamwita Mateo. Naje ndakarado karimo muri kata. Bari bazi kugira gukuranisa. Barazahe kwishuri tabaye. Uzashima Imana bose babireba. Batabona cyane bose babireba. Najya musabira bashyira Mateo bose babireba. Nageze mu mujyi wa Musanze. Telefone ziri kunyandikira. WhatsApp ziri guharuma ntonaje nta WhatsApp ziri guturika. Abantu bati tubanya kimana ikizuruka. Bigira ngo amen. Kugira ngo haleluya. Nanjye mbitangaririmbira kuri WhatsApp ndayohereza. Niwe bose, waba bose, niwe bose Yesu. Huwa niwe ndakorera mu bero hapa. Kuko Yohana ntagukata araguharira. Atandukanye n'aba bose bo muri Yesu. Yesu yahombye ntabwo agukata yuhobye. Hahitaga guharira. Ariko umubase wo mwisi uzibesha uhombe. Uzahita utahana niba uhagurisha. Ariko Yesu haleluya. Uwo Yesu nabazaniye buri munsi. Iyo uhombye ntagukata aba yahariye haleluya. Amen. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Kubera yuko tumaze kutwishyura amadeni no gukiza indwara zananiranye. Hari n'abafite abana baterwa n'abadayimoni. Hari n'abadamu bafite sisiteme zidasubirayo. Abo ngabo tugiye kuza mu cyigisho mu mwanya. Muvugira ngo amen. Mu minota agiye kwinjira mu ijambo rero hatumanza dushyiraho mbega imbaraga. Ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana umutima w'umuntu. Muvugira ngo amen. Imbaraga imbaraga. Imbaraga zikiza. Imbaraga imbaraga. Imbaraga zikiza. Kabisa muzaryandike araryandika. Muvugire ngo amen. Muvugire ngo haleluya. Ariko muvugire ngo amen. Buhamya ni burebure. Uko tuzamarana iminsi niko turagenda tubureba. Twirukire mu ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice 5. Abadiva murabizi turaboroka. Haleluya. Yohana ibice 5 umurongo wa mbere. Iyo riraturiza ntompasi. Mumvugire ngo amen. Icyo nuko ritaramanuka ibumoso riraje iburyo. Haleluya. Ntabwo riratanda amahoro rirahenguka. Tuzi ikinyaruhengeri we. Abana batumvise haleluya. Hari amagambo avuga ngo ubonye gusomera rimwe amasomo none wanyasobanura si yego. Ariko ngiye kuhuruta. Urashaka kwasoma wagera yashikwa ariko ngiye kugendera
uvuge ngo agiye kugendera ko twatugiye i Kigali tugeze hirya Nyirangarama bahamagara umumama ati none ugeze kubera ko utamenye ati geze mu muhanda w'urutuye uyu wumva aramenya ageze hasi kandi madamu kugeze bonda bapfe mugeze ku muhanda w'urutuye mumvugire ngo amina nanjye ngiye guhurutura mu izina rya Yesu. Haravuga ngo harimo umugabo wari umaze imyaka 38 amugaye. Mu munsi umwe Yesu yigendera anyura imbere ku kidendezi ahageze asanga hariho abarwayi benshi ngo kandi kure y'amabaraza hari abarwayi batandukanye, hari ibimuga, abamugaye, abatagira amaso. Ngo rimwe na rimwe ku kidendezi amezi yihindurizaga uwatangaga kumanukamo abandi barwayi ngo yarakiraga agahita ataha. Uvuge ngo amen. Yesu ahageze ngo asanga kuri icyo kidendezi hariho umugabo wamaze igihe kirekire. Arangije aramubwira ati mbese urashaka gukira? Umugabo aramusubiza ati databuja, iyo amazi yihindurije kimanuka ntangamo agakira agataha, ariko njye ngasigara. Ariko kubera yuko namenye ibanga haba hari abahakiriye ndi kureba nanze kuhava. Mumvugire ngo amen. Yesu atumva nkubwire haguruka wikorere uburiri bwawe ugira ute, kwizera kwawe kugize ute. Twagiye muri Mariko ibice 5 yasobanurira rimwe. Noneho ngo hari iteraniro ry'abantu benshi. Yesu bwari ari kugenda baza kumubwira ko hari umwana ugize ikibazo, banamubwira ko amaze gupfa rwose. Ariko Yesu arabasubiza ati ntabwo uwo mukobwa yapfuye ahubwo arasinziye. Yesu akigerayo abwira abari barati musohoke, yinjirana n'abamama n'abapapa. Ahageze arabyuka ati mukobwa agira ute, byuka. Umukobwa arahaguruka. Mu iryo teraniro ry'abantu benshi hazaho umumama wari umaranye imyaka 12 ikibazo cyo muri sisiteme. Yego nabyubashe uyu munsi. Yego uyu munsi nabyubashe sisiteme. Haleluya. Ariko arangije aravuga ati mba nta mutabyi wakwemera kongera kuri Yesu, nta mukuru w'umudugudu wabyemera, na meya yabyemera. Kingi uko ndi kunuka vugira ngo amina. Ariko kuba afite kwizera ngiye gukora ikintu bita akavuyo. Akavuyo kemewe. Mumvugire ngo amina. Uri umwana yasabye rindaza bakuba amaguru waje no mudere. Haleluya. Umwana akora akavuyo, mubuye akora akavuyo. Umumama arasunika akajyana umuntu yakumbuka ari guhumura ati bigamira nitabugira. Mumvugire ngo amina. Abapapa baze kunukirwa batuye wa yarashize. Umumama tumba ntashyira ariko naje kuri Yesu. Mumvugire ngo amina. Arabyigana. Haleluya. Aragije arabyiga abana kugera kuri Yesu ntabiri kuvamo arasingira abakoze ku ncunda. Mumvugire ngo amina. Ako kanya umuvu w'amaraso. Mumvugire ngo amen. Namugore rero arushe bura sisiteme bitavamo ntago byavamo. Mumvugire ngo amen. Ako kanya ngo yumva hari kiyongeye, muvuge ngo hari kiyongeye yumva arakiza. Haleluya. Ariko iyo mukanya namwe mugiye kubyigana. Haleluya. Mugiye kubyigana mukora kuri Yesu. Haleluya. Ikibazo bazanye cyose ubyiganira. Mumvugire ngo amen. Arangije Yesu atumva mukore fuye sinzi umuntu wose bigishwa batuwite koko aba bantu bose bari hano bamwe bari kukubaho bandi bakaba bakwegamiye ngo sinzi umukozi Yesu atumva hari imbaraga zivuye. Mumvugire ngo amen. Haleluya. Ati hari imbaraga zo gukiza zivuyemo. Haleluya. Umugore abahinze umushyitsi ati barampumbuye we. Mumvugire ngo amen. Yesu atangira gukora fuye. Aravuga ati tunze uhozaho. Abandi bati nanjye nkuguye ati ceceka ntabwo ari wewe. Umuntu uhoza hari muri sisiteme. Kandi ngomba guhindura sisiteme. Mumvugire ngo amen. Ati tunze uhozaho. Mariko ati nanjye ngukoza ati ceceka.
ntabwo ari wowe ndi kuvuga mumvugire ngo amina. Petero ati ko nanjye kuguye ku maguru ese atari we mwimbangirirwa. Haleluya ariko haleluya yemwe mama haleluya bari hanze. Buriya umugenzi ugiye i Kigali uza kubwira abari abantu bari hanze, iyo umugenzi agiye i Kigali yarangiza yagera Nyabugogo agata amafaranga, ariko yabona rwa rumodoka rwanditseho ngo banyonzi birabujijwe gufata ku modoka. Haleluya. Umugenzi bakiyanganira kwica amategeko agasombera vugira ngo amina. Iriya modoka aho yaparika hose umugenzi atapanduye nawe yagerayo kandi atishyuye. Haleluya. Haleluya. Abantu batumvise haleluya. Reka mbasubiremo. Iyi modoka ihagurutse hano ikaba igiye i Musanze, umugenzi akaza gutitike ariko akavuga ati kubera yuko n'ubundi ntararara ino paka ndayi Musanze agiye kwizirika muvugire ngo amina. Akagenda akica itegeko ry'umuhanda agafata ku munyonzi nyumutembe bahajya hahandi muri sisiteme y'imodoka mu n'abana bakunze gusombera gutya. Umugenzi akibeza akaguguna. Haleluya. Umugenzi ntare kure muvuge ngo ntare kure. Kandi mu modoka mo imbere harimo abafite amatike baraviramo Musanze. Uwasombeye nta tike afite. Haleluya. Ati tagize ate ariko yagize ute yasombeye. Aragenda n'imodoka ya katikoni n'umugenzi akaba ari gukata ikoni inyuma mu mapine kugira ngo amine. Imodoka yajya kunywesa esanse umugenzi agakomeza akaba musi. Haleluya ariko imodoka iragenda akayadepasa n'umugenzi wafashe mu nda akadepasa. Mutere haleluya ariko Musanze ibyo rwose abarimo abari kumva mu Kizuru. Haleluya. Wanawe yawe abaturagera mu Kizuru bo batanze iki yabo, ariko hari umutipe wayataye aravuga tumba paka ndayi Musanze ibeye umugenzi agakomeza bajyari gakenge. Umugenzi nawe ari ku modoka inyuma ageze gakenge. Telefone yamuhamagara ati ntunjagaraga nasombeye. Unana uba wasombeye uzatume uzirize kwitaba telefone mumvugire ngo amina. Ukiyavuye hakitaba telefone ahita apanura akaba arasigaye. Niba uzi ko wafashe kuri Yesu ukaba uzi ko wafashe agiye itorero ryitwa mu ukaba uzi ko wafashe ku bugingo wasombeye rekomandasi komeza iyo ubugingo busha buzaturiza nawe uzagerayo. Nimutere haleluya. Yewe nari ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi mazemo imyaka 10. Ndi umubwiriza, ndi umudiyakoni, ndi umuvugabutumwa. Mvayo ndi n'umushefu guide nigira muri ADPR. None na ADPR nayo hagira ujurira mu bugingo jewe naje nasombeye. Nagije menya ko ubugingo bushya buri kuja mu gihugu cyo mu ijuru. Ni
bafite amatike ntayo Hallelujah.
muvugire ngo amen. Umumama w'abana bane amazina ya Suzanne na polisi irakiza Rehema azigiye Berize akigeneye Birigate yakubita ku ifishi akora iki avuga ubutumwa nabeshe ndi kubuvuga agira ijuri tawe nabeshe muvugire ngo amen. Umugore aravuga ati nubwo nasambeye haba nta byangombwa mfite haba ntabwira abatambyi ngo babyumve ariko ngiye gukora ku ncunda. Muvugire ngo amen. Ku ncunda gusa ku ncunda ibintu biraba arangije abakozeho umuvu w'amaraso urashira. Muvugire ngo amen. Ku kidendezi umugabo imiryango zaramusuye zigeze ubwo zibagirwa ko haryamye. Leta nayo iramusura bigeze bibagirwa ko haryamye. 38 ni myinshi ntabwo baba bakikugemurira ibiryo ntabwo byavaho. Dore gitara rirafasha ngo byarenze imyaka 10 iri kigusura. Nyuma y'imyaka 10 banikoresha iki itegeko. Haleluya. Arangije aravuga ati nubwo iyi miryango itakibyibuka. Muvugire ngo amen. Nubwo umugabo nasanze atakiyibuka. Haleluya. Nubwo umugore nazanye atakinyubaha. Muvugire ngo amen. Nubwo uburwayi bwanze gukira. Muvugire ngo amen. Nubwo nashatse nkabura urubyaro. Nimutere haleluya. Nubwo amadeni ari menshi. Muvugire ngo amen. Ariko iyo yakijije aba bose ndi kureba ku kidendezi bahansize. Uyu munsi nanjye yangize. Muvugire ngo amen. Nuko Yesu ahageze amenya ko n'imiryango itagigira upe itakimureba. Amenya ko na leta y'u Rwanda yamuhaye inka n'inka zigashira itakongera gutangira byavuye. Muvugire ngo amen. Ariko ibona ko umuturage yibagiranye ko ari ku kidendezi iyi Imana yo kabyara. Muvugire ngo amen. Yayiniza mu burwayi kakubera dogiteri. Yesu w'i Nazareti uza akakubera umurwaza. Umwuka wera uza akaba ari wo kugemurira abantu batakikureba. Yesu aba arahanyuze amenya ko hamaze igihe kirekire. Arangije aramubwira tumva yari amazi banayihagaritseho bagitumyemo kandi ubona cyereje ntabwo yanywa ko amazi abandi batobye. Ihindura sisiteme itumva mugabo cyama wi sadisi vugira ngo amen. Iti haguruka kirema kiti kuko kwizera kiba cyateye urutambwe rumwe itongera rutera urwa kabiri kitinde muri sisiteme kiba cyagurutse kiti ikora Yesu atikorera ingabo cyama gitumva si ibyo si ukwikorera kivangije turavuga kiti ndagera y'amahoro ndagwara kibona isaha ishize kiri kugenda. Yesu ati ntugire uwubwira cyenda kitumva utabivuga mama burenye ukuzibara ndabivuga. Vugira ngo amen. Arangije arikorera kandi yikora atageze mu mazi. Imana ikoresha iki itegeko. Abantu bafite abantu bazi ko bafatwa n'abadayimoni bahagarara. Ukaba wazi uyu murwayi ufatwa n'abadayimoni. Cyaka aba bantu ngiye kugukubitira injini umushumba. Ngiye kugukubitira ikintu bita injini. Yari yarabitubwiye. Yari yarabitubwiye. Ay yari yarabitubwiye. Yari yarabitubwiye. Ay yatubwiye ko biza. Ay Imana yatubwiye ko bazakira. Yari yarabitubwiye. Imana yari yarabitubwiye. Imana yari yarabitubwiye. Ay yari yarabitubwiye. Imana yari yarabitubwiye.
ijuru buri ngaruka z'umwana ntabwo njye natuma zizira nimba weho waramutanzeyo ni ukumubohora agategereza urubanza rwawe igitamba akagikurayo ugateza ibyawe ubwo umwami Yesu ankunda amahoro murime byose biza mbera byiza amahoro arimo kubw'imbaraga kubw'imbaraga se dufite musa neza nkabandi kubona nta musazi wambaye naho urimo muri abo bantu bari kujijisha